Mwongeye kwirirwa mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV ndetse abari hirya no hino mukomeje kudukurikirana. Twagarutse rero no muri ya makuru yacu dukomeje kugenda tubagezaho yaba amakuru acacara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ibyabereye muri Genesis Comedy ku mugoroba watambutse nimugoroba. Rero nimugoroba nkuko byari byitezwe yuko mitsutsu yagombaga guperforminga muri Genesis Comedy, yari yateguye sketch zigera kuri 3 ariko yaje gukoramo sketch ebyiri, hari hasigaye imwe ya nyuma baza kumukorera ibintu bikomeye cyane. Urayifata nk'umuntu w'umusitari, uko ubona umuntu w'umusitari performinga, wamutumiye kuri tere, wamutumiye ngo naze asusurutsa abantu, yewe aranapostinga ibijyanye n'ibikorwa agiye kujyamo cyangwa se nk'ibitaramo agiye kujyamo, arabitegura, amaje kubitegura arakrishara yohereza ko ari timu mitsutsu. Urumva niba mitsutsu yapanze ko agomba kujya gukora, agakorana na timu ye, ni ibintu byamufashe ko agomba kugira iki, agomba gutegura. Mu gutegura rero, mu kumara gutegura yatangiye guperforminga, araperforminga ni byiza, yaperforminganaga na Mugande. Mu guperforminga rero bigeze kuri stage ya nyuma yari igiye gukurikiraho, bari kurangiza ya kabiri, niko guhita akubita kuri mikoro, asanga mikoro wapi. Asanze mikoro wapi, ahita akora iki, ahita asa nkaho bitekereza ajya ngo wenda ni amajwi agiye cyangwa se n'umuriro ugiye, kandi umuriro wari uhari, babamuzimirijeho n'amatara. Mitsutsu ati isohokere witahire, twakubonye. Mitsutsu rero yagize ngo ni ibisanzwe, mu kujya kubaza uko bigenze baramubwira ati we Mitsutsu, iminota wayitwaye, iminota yabaye myinshi cyane kandi urabona burije. Rero nuko byagombaga kugenda, agomba kuvanwa kuri stage. Mu gihe Mitsutsu yari yateguye stage nziza cyane, aho yari yateguye amamoto yagombaga gukoresha kuri stage. Mu gusoza rero Merisi we yahise agaruka avuga ati rwose ni gute Mitsutsu ucururiza mu iduka ryanjye, wowe ndaguha stage ukaza gucururiza mu iduka ryanjye. Ibyo rero byahise bigaragaza ikindi kintu, yuko atari uko iminota yabaye myinshi, yakoresheje iminota myinshi, ahubwo byabaye ikibazo yuko Mitsutsu yaje kuba yakoresheje iki, yaje kuba yakoresheje advertisement muri Genesis Comedy. Kandi Merisi ibyo ngibyo atari yabyumvikanyeho nande na Mitsutsu, wenda ngamubwira ati ntuzamamaze, ntuzagira iki. Mitsutsu akaba yavanwe kuri stage nk'umusitari, uvanwe kuri stage amukupiwe, akupiwe umuriro, akupiwe buri kimwe cyose, kandi atarangije kugira iki, guperforminga. Ibyo rero ni ibintu bidasanzwe ko bikunze kubaho, ahubwo ni ibintu byateguwe nande na Merisi, akavuga ati reka uyu muntu mukatire kandi atamuteguje. Ibyo rero byababaje timu ya Mitsutsu, bibabaza abantu bose, abafana be bose birababaza ko Merisi yafashe icyemezo ahubutse, akaba yageze iki, yakupiye Mitsutsu kuri stage atarangije ibyo yakora, kandi ari we wabashije kuba wabimutumye cyangwa se wari wamutumiye ngaze kuba yaperforminga. Ikindi kigaragara nuko Mitsutsu atari yishyuje Merisi ngo aze guperforminga, ahubwo ni amahirwe yari abonye yuko yaperforminga live n'ubwa mbere yaraje muri Genesis Comedy. Ibi rero bikaba biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho uriya mutipe ukorana na Mitsutsu nawe yaje kwisaza cyane, ndetse akanamena kasike mu gihe yarasohotse n'agahinda kenshi n'umujinya mwinshi, akamena kasike ya moto yari yazanye. Ibyo rero bikaba bigaragara yuko muri ino industry harimo amakata menshi, ndetse hari naho bibasha kuba byagira iki, byagenda bikora ku bantu bagiye batandukanye, bakavuga ati se niba muri ino industry bimeze gutya, twebwe turi kugenda tuzamuka biragana hehe.
Mitsutsu avuga ati merci wowe rero warihirinze ukora buri kimwe cyose urimo urashaka uko wakiberaho ndetse natwe turimo turihiringa kugira ngo dushakishe irindi zina dushakishe uko natwe tubaho ntago byari byiza ko wakankupiyeho utari waranteguje mbere yuko ibi bizaba ibi rero bikaba byagiye biharirana ku mbuga nkoranyambaga bikaba byatanze umwuka mubi yaba mu bafana bavuga bati se Genesis Comedy bizagenda bite ko atangiye kuzanamo utuntu tutari twiza hamwe mu bo akoresha abandi bakavuga ati se natwe dutumiye akazatugenza gutyo byazagenda bite ibyo rero nibyo byagiye bigaragara hirya no hino reka rero twumve ese Mitsutsu we arabivugaho iki fasha ndimo gutereka badufasha ndimo gutereka badufashe bro uretse gato ntabwo rigeze nyine bro undi gutanga inzira ndetse uraza kumbaza ariko wambabariye ko ingesebye ningesebye uretse ndaje ngusobanurira urasebye kabisa ndaje ngusobanurira Yoda performance ni imyenda umunani wari wambaye ariko uzu twateguye twe turategura ntabwo ari nk'abantu moto zagiye imbere zigeze bakoze yego basatsa nk'abasabi banzu ndebe moto zagiye imbere banzu urebe sit out fit bro banzu urebe ariko ibyo ngaho mbaza none zino moto zagiye imbere ariko zivuye nta kintu zikoze mu mazi ziki icyambere n'imiteguro yanyu mibi yego kubera yuko ibintu nkubwira ni kimwe yego hari uko amasaha yageze yego ariko nanone kuzimirizaho boss wanjye ibyuma Mitsutsu ubukozi kosa rikomeye cyane numva nago bivuga tekereza kumuzimirizaho amatara ukabona bidahagije ari wowe wamuhamagaye bro yego ibintu mu Rwanda bigomba gucika kubera ko uyu mwanya wa none niba umuntu ashobora gutumirwa muri show yego ugomba kwanza kumubaza ngo uri kumwe n'abantu bangahe urakora iminota Kego badutumiye nka timu maniga uri kubyumva uyu mwanya none timu yacu baradusebeje ntabwo ari udakoze gufata boss yanyu ukamuzimiriza ibyuma ni ikosa rikomeye ibintu byanyu ngo bya stand up ntabwo dukwatura abantu umwe impamvu badutumiye nka timu siko gahunda zimeze mbese ntabwo nanga ibintu byawe ariko ubutagomba kugira management y'uburyo ugomba kuramo ibintu byawe utuga style njyewe Kasta imene yalo jebaza ngone ko njye kikongo njye ariko maniko buri mu bikimwa unje to gasta ronje ndushakurimba maniko barabomboreye cyane kwa ariko cyane cyane cyabayo ngo nuko mwishyiraga mu publicité zanyu gusa byaba ariko turaza kumbaza iki ngewe ubu ngubu wamangaye maniko we wamangaye kire amafaranga wa gomba gukeza bakire ko nyine inshuti y'aba boss cyane uri kubyumva inshuti y'aba boss maniko yego ubutumwa kuri Genesis Comedy ntabwo tumwe mbahaye bagere bakosora ibintu byabo cyangwa ejo hazitabira 10 nkuko nabonye arimo 30 harimo mangayo bano kwanga nka performing abantu tara sabo byihoreye mwana kimwe mwagiye muyica amazi se mugenda mugiye muyisebya mwebwe weresigo ngugo niba wabaye uretse gatoya bro uretse gatoya uzajya ubaho umusani ntabwo uzana umuzahurira nitwa the ambassador urasuzugo turasuzugo nagro gusa no wango uciye muri frame Patrick reka ngira ikintu kimwe musa ikintu nkubwirana nagisubiramo uretse gatoya niyo naba nsebye ikintu nakubwira cyo ni kimwe niba uzi ko ufite abantu uba ugomba kugenda ukabyira gute ukagenda ushyiraho schedule y'uburyo abantu bakora wowe ufashe timu ya Mitsutsu umwana abantu 80 twazanye hano niba bibereyemo hariya gusa nunarangiza uhita udushyira abandi bana 40 uduhe iminota 5 mwana arega handitseho timu ntabwo handitseho Mitsutsu handitseho Mitsutsu timu wasomye afishe wowe wasomye afishe bantu ugiye kurya ndabona ushoboye uri kubasha kuba ikintu cyambere cyo cyamba busa nataho narakasike ndata gandebe ubusuhe myende kuyimene agaba ari himango yaciye ngenze mwana niyo gukora amafaranga ntago duhenguza reba niyindi hano yego yimene bava mu nzira rero iravuga ugaragaye muri frame hano na moto uretse gato ariko mwana twebwe ntago turi abantu basubira uretse gato ariko mva mu nzira mwana mbabarira reba agahinda afite uyu mwanya wa none ariko murababaye neze kwibiramo burya bahita murababaye urumva ibintu biboro bibaye banza ntahari kunze nsanga ntabwo nzi ibiboro byari wenda ikibimuteye ariko ibyo ari byo byose ngiye kuri njyewe stage n'ubwenda nubwo itagenze nk'uko nabyifuzaga ariko habaye ikibazo cy'amasaha mwese mwabibonye habaye ikibazo cy'amasaha
so mpageze n'ubundi nawe agiye. Bira ni ibintu bibaho wenda we nuko atabashije kwihangana ariko ni ibintu bibaho. Bana twazamuye moto ngewe urumva dukora ibiboro nago ndi umuntu umwe. Niba yarafite uriya mupeti kuzamuka nanjye naho ndaje nanjye ndacyazamuka. Audience nk'iyi ngiyi kuyibona ni ibintu by'ingenzi pe, ni amahirwe ikumva abantu bayifuje bayibuze. So rero ntago navuga ngo Benovio wenda wenda ataragira ariko yifuza kugera. So rero iyo azimirijweho wenda nuza mikoro nka kuriya cyangwa kakamurangiriraho ntago aba yumva yishimye nyine, ariko njyewe ndabyumva ko amasaha yagize ya ibyo wenda nawe niko yabifashe, ariko wenda nanjye mfite uburyo mbirespectingamo n'abantu bari nabibonye. So we afite uburyo wenda bivugamo nanjye mfite uburyo nabivugamo mu buryo bwanjye nkuko nawe ufite uko wabivugamo. Njye nta kintu kimwe ngiye kunengana ninga amasaha umwanzi w'ibintu by'abajya ariko aravuga ko umwanya munini ariko urebye ukuntu stage yagenze wenda umusubiye wenda n'inyuma murebye nk'igihe iminota yo kwamaza wenda nagiye nkoreshamo niko stage imeze nako iboro byacu byari byanditse sibyo, kandi nkeka ko hariya boro bari abakobwa bari bavuyemo bari bagiye kwita binjira mu bariye. Ntabwo nkeka ko burasubira dukoze iminota ingana ese tuvuge ko nk'abajya baperforming iminota 35. So ariko nyine buriya niko biba wivuga ngo nuko ngo namamarijemo cyangwa se bashaka izindi mpamvu ya ahubwo ni ikibazo cy'amasaha, njye nta kintu bintwaye ntabwo nari namenye ibyo ari byo, ariko bayizimije nyine kubera amasaha. Ahubwo wenda icyatungurana ni uko bakiri n'umundi gukora sibyo se hari ibyo utagejeje ku bakunzi bawe. Ibi birahari byinshi birahari byaro kubashimira. Hari umungere nibwo bwa mbere nje muri James byari kubera kuri drama. Oya ari abantu bagombaga gushimira abantu bari bambonye bwa mbere mpakuminga n'ubwa mbere muze muri James Comet. Simbashimiye sibyo bageni wanyu ngo mpora mbashimira aha ngaha nahasanzwe ariko hari twari turi kumwe